twagarutse ahangaha kuri ya YouTube channel yanyu ya Mr Didos. Tugiye kurebera hamwe uburyo iyi episode y'139 yari umuriro ndetse unakabije cyane, urebye ibyayikorewemo, urebye ibyayibereyemo nawe ubwawe. Ndatekereza niba wabibonye ndetse niba uri no kubibona bitewe n'igihe wayiboneye, bitewe n'iki, ndatekereza yuko nawe ubwawe wifashe ku munwa, nawe ubwawe kumirwa ugatangara cyangwa se bikakurenga. Nari nabibabwiye ku isaha y'isaa yine, ngira ngo ubusesenguzi bwacu cyangwa se ubusesenguzi nibwo bwasohotse ku isaha y'isaa yine za mu gitondo. Nababwiye yuko habura iminota mike cyane ku isaha y'isaa tanu. Rero ndizera yuko episode y'139 yari ibagezeho, kandi nizera yuko yabashimishije neza gatanu ku kandi. Mbere yuko twinjira muri ubu busesenguzi cyangwa se mbere yuko twinjira muri operation cyangwa se muri situation ukuntu yari imeze, ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho iyi filime ya My Daughter mu buryo bukomeye cyane. Twagiye muri situation ukuntu yari imeze, twabonye tugiye kubanza duhere cyane kuri Michelle ndetse na Isabella. Ahangaha niba twababonye neza, twabonye yuko Michelle yashatse kugeragezwa cyangwa se kumenyerwa na Isabella, ariko agahitamo kosora. Ese buriya tukiriho gatoya, utekereza yuko aya mabanga yose Michelle abikiye Isabella aramutse yavuze cyangwa se aramutse ayasutse hasi, utekereza yuko Isabella yaba uwande? Ukurikije n'uburyo noneho bari kumwanga muri iyi minsi, ukurikije uburyo bari kumuzinukwa, noneho ibaze Michelle aramutse asutse ari amabanga yose hasi cyangwa se ayavuze. Turabizi neza ko Michelle afite amabanga menshi ya Isabella, arimo nk'ayo uko Isabella nta mwana yari yabyaye, ahubwo uriya mwana yari uwa Vumiliya, ndetse n'ibindi byinshi cyane abitse by'amabanga ya Isabella amubikiye. Ahangaha twabonye yuko Isabella yashatse kumenyera Michelle, kubera ko Michelle yaravuze yuko nyina wa Hunter cyangwa se mama wa Hunter ari nyirabukwe. Turabizi neza ko Michelle atwite umwana wa Nkuranga. Ubwo rero sinzi, ashobora kuba yacitswe, ashobora kuba hari ukuntu umuntu ashobora kuba yakwibeshyaho gatoya akavuga nyirabukwe. Ahangaha akivuga nyirabukwe, twabonye yuko Isabella yahise amusarana ndetse ku buryo yamukubise n'urushyi. Ahangaha twabonye yuko Michelle nawe atahise atuza gusa, ahubwo yahise azamura umujinya w'umuranduranzuzi, njya numva ariko bavuga. Ahangaha twabonye yuko Michelle yahise akosora Isabella, anamukosora, arongera arenzaho, anamuha gasopo. Ahangaha tugiye kumenya ngo, cyangwa se nk'ubusesenguzi bwacu uko mbibona, cyangwa se uko umuntu yaba abibona imbere, Michelle bibaye ngombwa cyangwa se niba ngombwa arasuka ari amabanga hasi, mu gihe Isabella araba akomeje kugenda amugendaho mu buryo bwose bugiye butandukanye. Reka tugaruke gatoya kuri Nkuranga ndetse na Vumiliya. Ahangaha twabonye yuko Jeanne yakoze igikorwa cyiza, yakoze igikorwa kizima, ndetse yakoze n'igikorwa cy'ubupfura, kubera yuko yazaniye Hunter Vumiliya, ndetse twabonye yuko bishimanye, nubwo atari cyane cyangwa se nubwo bitaraba ku rwego rushimishije, ariko twabonye yuko ibyo ari byo byose Jeanne hari ikintu yakoze gishobora kuba cyabashimishije, kubera yuko ubu ngubu Vumiliya yatwaye Hunter, bagiye mu cyaro, bagiye kureba Keria nk'uko Vumiliya yabivuze, ndetse na Hunter n'ibyo ngibyo bagiyemo, ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha nanone ushobora kwibaza ngo Hunter naramuka ageze mu cyaro akabona Keria, akibuka Vumiliya neza, watekereza ngo arahita agaruka hariya? Gusa turi kubona yuko Nkuranga ari kumushaka ku buryo bwihuse, ndetse tukabona yuko Jeanne nawe ari kugerageza kumushaka, ariko mu mayeri we, kubera ko Jeanne azi aho ari, ariko nubwo azi aho ari ntabwo azi niba yajyanye na Vumiliya. Byose nibyo tugenda dukomeza kubana neza gatanu ku kandi, dukomeza kugenda tubana neza umunsi ku wundi, tumenya situation yose ukuntu iba imeze, ndetse tunamenya uburyo biba bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bwose bugiye butandukanye, ndetse no mu buryo burambuye.
ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos, babwira yuko ari Mr Didos turi kubana neza 5/5. Ubu ni ubusesenguzi bw'iyi filime ya My Daughter. Mwari mumaze iminsi itari mikeya mutabona My Daughter, mutabona filime ya My Daughter episode 139, ariko si ubu ngubu ndizera yuko abashimishije neza 5 kandi niyo mpamvu tuba tubigarukaho cyane, tuba tugenda tubirebera hamwe neza 5/5, tukamenya byinshi birambuye, tukamenya byinshi babikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ibitekerezo byanyu byose nizere yuko biraza byisukiranya, nizere yuko turagenda tubigarukaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bugiye burambuye. Nizera ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ahangaha nanone si hariya mu mujyi gusa cyangwa se si hariya kwa Nkuranga turagaruka gusa cyangwa se kwa Hunter cyangwa se mu kimwe no kwa Michelle, ahubwo tunyarukira gatoya no mu cyaro tumenye ngo ese mama Vumiriya na Nyesi bahagaze bate, bameze gute, ndetse turaza no kugaruka nanone kuri Isabella wari uri kuvugana na Mudugudu. Twabonye yuko Mudugudu yamenye amakuru ya Hunter, twabonye igihe Hunter yabivugaga byose, Mudugudu ari kumwe na Nkuranga ko Mudugudu yabyumvise, ariko nanone tugiye kumenya ibyo mu cyaro bari kuvuga ku ruhande rwa Vumiriya, ndetse tunaze kureba ibyo Mudugudu ndetse na Isabella bari kwanzura cyangwa se bavuze. Turebe uburyo Mudugudu akomeje kugenda asa nkaho ashinze Isabella mu kibazo Hunter yahuye nacyo mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ahangaha nanone tugiye kugaruka, twabonye yuko mu cyaro kwa mama Vumiriya ndetse na Nyesi bakomeje kwibaza ahantu Vumiriya yaba ari. Twabonye yuko yagiye mama we cyangwa se na Nyesi bagasigara bamufatiye iry'iburyo kugira ngo atazahura n'ikibazo runaka, ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Twabonye yuko Imana yabimufashijemo, akaba asubiranyeho na Hunter nta kibazo agize cyangwa se nta kibazo ahuye nacyo, byose ari Jani wamufashije akamukingira ikibaba, akamufasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ahangaha rero mama wabo cyangwa se mama we mu cyaro ndetse na Nyesi bakomeje kwibaza byinshi kuri Vumiriya, ariko nanone ese buriya ko Vumiriya ajyanye na Hunter kureba Keria, ko tubonye yuko amutwaye, ese nagera mu cyaro ababyeyi ba Vumiriya ndetse na Nyesi barabyitwaramo bate, ese baramwakira gute? Byose nibyo dutegereje neza 5 kandi gusa baramwakirana urugwiro nk'ubusesenguzi cyangwa se nk'umusesenguzi, bari bumwakirana urugwiro kubera yuko bose bamaze kumenya amakuru yose ndetse n'ibibazo byose byamubayeho. Ntabwo ari nka cyagiye buri muntu yatekerezaga ukwe, ati Hunter yanze Vumiriya, ati Hunter ati Hunter yagiye mu bandi bagore, yashatse abazungu, iyi n'iki. Ntabwo ibyo ngibyo bakibitekereza kubera yuko bamaze kumenya amakuru ye ndetse na situation y'ukuntu yagenze ndetse n'ibyagiye bigirwaho ingaruka mu buryo bwose bukomeye cyane. Ahangaha biratuma bamwakira neza ndetse banamwakirana urugwiro kubera yuko araba yumvise Vumiriya ndetse aje kureba n'umwana we Keria, ndetse banakomeze n'ibintu byinshi bari bapanze. Ahangaha twabonye yuko Hunter yavuze yuko nagenda yinjizwamo Vumiriya gake gakeya, bagenda bamenya byinshi kuri we ndetse anibuka neza niba ari umukunzi we, niba ari umugore we, niba bari barabyaranye, azagenda ajya muri situation nziza ndetse bagenda banabana neza 5 kandi nk'uko Vumiriya akomeje kugenda abishaka ndetse anabyifuza. Ku rundi ruhande reka tugaruke cyane kuri Mudugudu ndetse na Isabella. Ahangaha n'ubundi ikibazo cya Hunter kiracyakurikiranwaho kubera yuko Mudugudu turamuzi neza ko yari ari kumwe na Nkuranga, Hunter akasohoka akavuga ibyo Nkuranga yakoze byose ndetse akavuga n'uwabimubwiye. Ahangaha nanone twabonye yuko Mudugudu ari kubaza Isabella ibyabaye byose ndetse amubaza na situation ukuntu yagenze, ndetse akamubaza niba nawe yaba yarabigizemo uruhare, ndetse akanamubaza n'uburyo bishobora kuba byagenda mu gihe byaba byagize ingaruka ikomeye cyane nk'uko byari byayigize, ariko bakaba baragize Imana bikagenda bisubira inyuma ho gatoya, bagenda babigaruka mu buryo burambuye mu buryo bugiye butandukanye. Ariko twabonye yuko Isabella yihakanye ndetse akaniva inyuma avuga yuko ikibazo cyose cyabaye nta ruhare yabigizemo ndetse nta n'igitekerezo yabigizemo mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ukibaza ngo ese baramutse bamushinjije cyangwa se haramutse hajemo izindi mbaraga, ese Isabella yahita ashinja Nkuranga?
byose reka tubitega amaso tumenye uburyo bizaba bimeze. Ni Mr Didos dukomeza kugenda tubana neza 5/5. Ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.